Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwebwe mwese mudukurikira muri ahantu hatandukanye, mwebwe mubana nanjye umunsi ku wundi, Imana ibahe umugisha. Reka mbonereho no kukwibutsa ngo ukore subscribe wowe utarayikora, nawe wayikoze ndagushimiye. Ariko ntibibagirwe no gukora ku nzogera kugira ngo igihe nshyizeho video nshya ujye uhita ubona notification. Kandi nawe uramutse uri mushya kuri Clarisse Akimana channel, ndagusaba gukora kuri subscribe unshyigikira, umusanzu wawe ni ingenzi. Kandi mwibuke gukanda like mungaragariza urukundo niba ibyo nkora muba mwabikunze. Ibuka gukanda kuri share uyisangire inshuti zawe. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe isuku yo mu kanwa. Isuku yo mu kanwa ireba isuku y'amenyo n'ururimi. Tugiye kurebera hamwe ukuntu ukorera amenyo isuku ndetse n'ururimi. Ese umuntu akoresha iki iyo yikorera isuku yo mu kanwa? Hari uburyo bwinshi bushoboka, ariko ubuteganywa na muganga ni ugukoresha uburoso bw'amenyo butarengeje nibura amezi 3. Umuti wagenewe koza amenyo, ariko ukabanza ukareba neza niba uwo muti utararengeje igihe, kuko iyo uwo muti warengeje igihe ushobora kukugiraho ingaruka aho kugufasha. Umuntu asabwa kwikorera isuku mu kanwa nibura igihe kingana iki? Byagufata igihe kingana iki urimo gusukura amenyo? Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko umuntu nibura ushobora kumara hagati y'iminota 15 na 30 akora isuku ye yo mu kanwa yiborosa, ari we uba yakwizera ko yakoze isuku ye yo mu kanwa mu buryo buhagije. Ahangaha nyine tubonye ko niba ugiye gukora isuku y'amenyo byibura hagati y'iminota 15 n'iminota 30 urimo kuborosa amenyo, nibwo wakwizera ko amenyo yawe abonye isuku ihagije. Ikindi ni uko umuntu utangiye gukora isuku yo mu kanwa neza ntabwo ari ngombwa gukoresha imbaraga nyinshi, kuko ushobora no kwikomeretsa ishinya ukaba wateza ibindi bibazo aho kubikemura. Mu gihe urimo gukora isuku y'amenyo, fata blosada ukube gahoro, ugenda ukuba gahoro neza neza neza, ahantu hari imyanda hose ugenda uyimaramo. Ntabwo ari ngombwa ngo ukube cyane kugera naho waza gukomeretsa ishinya, mu gihe wari ugiye gukemura ibibazo ukaba wateza ikindi. Ni ryari umuntu asabwa gukora isuku yo mu kanwa? Ni ryari, cyangwa se ubikora ryari? Iyo uri gusukura amenyo ubikora ryari? Tugiye kureba. Gake gashoboka umuntu yagombye gukora isuku mu kanwa ke ni inshuro 3, nibura mu masaha 24. Mu gihe cy'amasaha 24 uba ugomba gukoramo isuku inshuro 3. Ni ukuvuga ukibyuka, ariko umaze gufata ifunguro rya mu gitondo, umaze gufata ifunguro rya saa sita, ndetse na nyuma y'ifunguro rya nijoro. Inyandiko nyinshi z'ubushakashatsi zigaragaramo ko umuntu agomba gukora isuku ye yo mu kanwa buri nyuma yo gufata amafunguro. Ni byiza ko wakora isuku y'amenyo uko ufashe ifunguro, kubera ko kwa kundi umuntu agenda arya, ibintu byinshi bigenda bifata mu menyo, kandi biriya bifata mu menyo nibyo byanduza amenyo bikaba byatera uburwayi. Wabwirwa n'iki ko isuku ukora mu kanwa kawe ishobora kuba idahagije? Wabibwirwa n'iki? Iyo mu kanwa hawe uhakorera isuku idahagije, uzagira ibimenyetso bitandukanye birimo ibi bikurikira: kunuka mu kanwa, kuva amaraso mu ishinya igihe ugerageje gukoramo isuku, kubona hari ibintu by'umukara byihomye ku menyo,
gucukuka kw'amenyo ndetse n'ibindi. Nahawe rero kumenya uko ukora isuku yo mu kanwa kawe, urinda n'abawe indwara zizanwa no kugira isuku idahagije yo mu kanwa. Tubibutsa kandi ko igihe cyose ubonye ibimenyetso bidasanzwe by'indwara zo mu kanwa, waba uzizi cyangwa utazizi, wakwihutira kureba muganga akagufasha mu buryo bunoze. Rero hari ibyo ukwiye kwitondera mu kunoza isuku yo mu kanwa. Itondere ibiryo urya. Hari ubwoko bw'ibiribwa nka tungurusumu, ibitunguru, ibisuguti na bombo n'ibindi bihumura cyane cyangwa bisigara mu menyo kandi bifite isukari nyinshi. Ibi biribwa bigira impumuro isigara mu kanwa ishobora gutera impumuro itari nziza nyuma y'amasaha runaka cyangwa iminsi ubiriye. Niyo mpamvu ari ngombwa gusukura mu kanwa ukoresheje uburoso n'umuti w'amenyo kugira ngo impumuro yose y'ibyo wariye itumvikana cyangwa ibyo wariye bidasigara mu menyo. Gira umuco w'isuku mu kanwa. Ni byiza gukora isuku mu kanwa nibura 2 ku munsi. Ibi bitabaye usanga mu kanwa hafatwa n'indwara zitandukanye zitewe n'isuku nke. Ibiryo bifata mu menyo bigasohora umwuka utari mwiza. Ibi ntibireba abantu bakuru gusa, no ku bana bato ni ngombwa koza amenyo yabo kugira ngo tuyarinde kurwara, ariko bigomba gukorwa neza kugira ngo tutamukomeretsa mu kanwa cyangwa kwishinya. Kunywa cyangwa kurya itabi nabyo bitera impumuro mbi mu kanwa ndetse bikongera kuyarwara amenyo. Ibi rero bikurwaho no kwita ku isuku yo mu kanwa cyane ndetse no kwirinda kurinywa. Koresha imiti yabugenewe wandikiwe na muganga. Niba ufite impumuro mbi mu kanwa kawe iterwa no kuma mu kanwa cyangwa ikindi, gana muganga w'amenyo akurebere umenye mu by'ukuri igitera iyo mpumuro mbi, anakugira inama z'ukuntu wakemura icyo kibazo. Ikindi, koresha imiti yabugenewe ikurinda kuma mu kanwa bitume ugira impumuro nziza mu kanwa. Ni byiza gukoresha imiti yoza mu kanwa wandikiwe n'abaganga, izagufasha gukuraho imyanda hagati y'amenyo ishobora gutera ibyo bibazo. Nta mpamvu yo guterwa ipfunwe n'indwara kandi hari abaganga baduhora hafi. Iyo miti izagufasha gukuramo imyanda hagati y'amenyo ishobora gutera ibyo bibazo. Nta mpamvu yo guterwa ipfunwe n'indwara yo kugira impumuro mbi mu kanwa cyangwa ubundi burwayi bw'amenyo. Gusuzumisha amenyo kwa muganga atararwara. Uretse mu gihe amenyo yarwaye, ni ngombwa gusuzumisha amenyo kwa muganga atararwara, bakayoza mu buryo bwa gihanga kandi bigakorwa mu buryo buhoraho nka 1 mu mezi 3. Ndabashimiye. Wakoze kubana nanjye Clarisse Akimana muri iki kiganiro. Nongere kukwibutsa gukanda kuri subscribe niba iyi video wayikunze, unibuka gukanda kuri like niba isomo ryanjye warikunze, umbwira uti courage. Niba koko ubona ko iyi video ari ingirakamaro, yisangiza izindi nshuti zawe ukanze kuri share. Bye. Ndabakunda.